Yesu nashimwe cyane, manje kubaramutsa mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ndi hano ku bwanyu, ndi hano kubw'ijambo ry'Imana, ndi hano kugira ngo mbabwire ko twashyizeho umuyoboro mushya, umuyoboro tugiye kujya tunyuzaho ijambo ry'Imana kuri cano yitwa ijwi ry'ihumure, ijwi ry'amahoro. Ni cano rero igiye kujya itambutswaho ijambo ry'Imana ndetse n'amasengesho, dusengera abantu bacitse intege muri ibi bihe, abantu bari gusubira inyuma, abantu batanezerewe, abantu badafite amahoro yo mu mutima, abantu bakeneye guhumurizwa muri iyi minsi hirya no hino. Ibintu ntabwo bimeze neza, intambara hirya no hino, abantu barimo barapfa, ariko ibi byose dukwiye kubikora twiyegereza Imana kugira ngo bari tubashisha kuduha amahoro. Amahoro niyo dukwiriye mu mutima. Imana itanga amahoro mu isi yacu, Imana itanga amahoro mu miryango, Imana itanga amahoro mu mpande zose. Icyo nicyo kiduhangayikishe, icyo nicyo kituraje ishinga muri ibi bihe, kugira ngo dusenge Imana, twinginge, dusengera abantu, tubagezeho ijambo ry'Imana. Abihebye afite agahinda, kugira ngo ijambo ry'Imana bere guheranwa n'agahinda, ahubwo baze kuricano ijambo ry'Imana, wenda rizafasha kugira aho ribavana, aho ribashyira, rizabarinda kwigunga, rizabarinda kwiheba kubw'ijambo ry'Imana. Kandi Yesu ubwe niwe utanga amahoro, ntabwo umuntu yayaguha. Haleluya! Ntabwo umuntu yayaguha, ntabwo umuturanyi yaguha amahoro, ntabwo umugabo we yaguha amahoro, nta muvandimwe we yaguha amahoro. Amahoro ni Yesu wenyine uyatanga. Afite byose, ibyo ukeneye bimubwire, ubundi nawe akora icyo agomba gukora ku buzima bwawe. Tegura ejo hazaza hawe uburyo bw'umwuka. Haleluya! Yesu nashimwe cyane. Rero ndabatindiye, bwari uburyo kugira ngo mukangurire kwiyandikisha kuri iyi channel, gukora subscribe, kugira ngo igihe hanyuze ijambo ry'Imana, wenda harimo icyo kibwirizwa cyagiye gutambuka kirimo ibyawe, bishobora kugufasha kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi ukakira amahoro yo mu mutima, maze ukumva uguwe neza, ukirengagiza ibyakubabazaga, ukirengagiza ibyakurushyaga, maze Yesu akaza akicara mu mutima wawe, akaguha amahoro mu mutima, ukumva uguwe neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Rero reka nere kubatindira, ni ahangaha tugiye kujya tubana, twifashisha n'abandi mu nzobere mu by'ijambo ry'Imana, babandi bafite imbaraga, bafite umwuka wera, babandi bafite ijambo muri bo ritavangiye. Abo ngabo turabizeza neza ko bagiye kujya nabo batambutsa ibiganiro byabo, cyangwa se ijambo ry'Imana ryo guhumuriza abantu b'Imana kuri cano. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Reka ntere kubatindira rero, ngaho turi kumwe. Imana yacu ikomeze ibarinamo kandi ibahe umugisha kuri mwese. Amen.